ese Kwizera ntazaduhenda Kazungu ku buryo ari n'abareyo rwose bari batangiye guteza ubwega bavuga bati Abdara diri ya Kwizera nayikuriye mu biganza bye ayishyire mu biganza bya Matic fan base icyo Kwizera akeneye tukimuhe ariko ibyo nka byamuherekeze nibutse ko Ricard yabuze umwanya avuga wari kumwe na Matic mwavuganaga twavuganaga ku numukiri twe kumwe nawe n'umukiri w'ikipe y'igihugu wo muri APR ariko niwe wagendaga ambwira ngo uburyo wo muri APR kumwe na Matic yego abo sportif ariko baraganira nyuma hanze y'ikibuga nyine arimo atubwira uburyo bano bakibandi bamanzitse rero bari kubafasha kubona amakipe twanabigarutseho kare sawa so amakuru rero ubu mfite rwose nuko Kwizera yamaze kugirana agreement na Rayon Sport haratangazwa nk'umukinnyi wongereye amasezerano ariko ibijyanye n'amafaranga na terms z'amasezerano rwose ngo byarangiye. Amakuru avuga ko Kwizera Olivier bakunda kwita gishweka cyangwa se Mado Kwizera ngo yari yasabye Rayon miliyoni ngo zishobora kuba zirenga 50 kugira ngo yongere imyaka 2. Rayon Sport yamupropozaga miliyoni ziri munsi ya 40 ariko amakuru nge mfite rwose ni kurira muri Murera aravuga ko bamaze kumvikana ku kiguzi cya miliyoni 45 kongera imyaka 2 akagengwa umushahara wa miliyoni 2 n'igice. Kwizera Olivier Kwizera Rayon Sport ibyira byemera Kwizera yarigomwe aragabanya ibyara byemera kandi nta fundraising rwose izaba ngo abafana ngo bigurire Kwizera mu byo Rayon Sport nyine igomba gukoresha imari yabo igomba kubona mu partners. Rayon Sport rwose sanga bivamo Rayon ikenera support yo kugura umukinnyi izabivuga ariko nta kibazo cya disagreement hagati ya Kwizera na Rayon kikiriho ni question kujya ku biro agasinya bakamutangaza bakamufotora amafoto mashya nta kibazo na kimwe kirimo. Karenzo uravugaho iki? uravuga inkuru ukarikira urubanza ko numva iyi nkuru utayizeye rore bayivange ntabwo ngira iki uravuga inkuru njye ntabwo maje ngo nyunganira namaje urayivugaho iki uyivuze nkaho utayizeye urayitanguranwe gute se yumva ukuntu ubundi ikizere nzibi Karenzi dukurira amakuru hano uretse gatoya yicaye mu hantu gasoza urumwe mu banyamakuru nakoranye nabo bigirira confidence sibyo ntabwo rero Renzo uravuga inkuru ukahita utangura ukavuga Karenzi we kuri inkuru nk'uko wayikoze kandi nyiko zirangiye ndimo namazi cyayivugaho nyine ni diri nziza kuri Rayon birasa nkaho utayizeye ko kuki ari wewe wenyine kuri Frat Karenzi inkuru nyinshi mvuga zo muri Murera Ngizimana yarasohotse Karenzi gitangira kuyivuga ahita ati ndaza kuvuga ko atari yo nayo mpamvu Kazungu yasabaga senior indirimbo Lorenza akabyara ahubwo wabimenye nabimenye nari Kazungu yasabaga indirimbo ngo kugira ngo tegereze Karenzi eske yabaje konzi ko ari ugira inkuru zo muri no ndashidikanywa Kazungu ntabwo bizera Lorenzo nanze yuko iradiyo nzayivuga Kazungu iradiyo nzayivaho yigusigaho na Karenzi ajya akora inkuru zo muri Rayon umunsi atakoze muvuge muri Gasogi na Bugesera niba ntagira inkuru zo muri Rayon twibazaga impamvu uri gusaba indirimbo ya inshuro ya 3 arazivuguruza ngira nk'izo wavuguruje nk'urugero bahe bombe zo muri Rayon nabahaye za nyazo ariko bahe bomba zo hano ndimo abantu bavuga amakuru menshi muri Rayon Karenzi nayo afite ntayavuga nuko yivuze warangiza uti ugira icyo bivuze se ndayikuranshije se ngo niyo Karenzi urayemera no kuyemera cyangwa kuyakana kugira ngo igere validation anayihakane jewe ngenzi ko Lorenzo yari kuvuga inkuru bundi abashaka gukora mu muvugiramo nibo gambera koze inkuru umunota umwe nayishoje ayihutishije cyane Sereka Kambabazi Kwizera n'umukinnyi mushya muri Rayon wowe tubwira parara Kambabazi Kwizera n'umukinnyi mushya muri Rayon iyi ni inkuru ikomeza tumazemo igihe Kwizera amaze yaganira na Rayon twayivuze ari inshuro nyinshi ngicyo nzanye nuko amaze kumvikana amabwira na terms z'amafaranga nizo yo nkuru operation iki Kwizera n'umukinnyi wa Rayon Sport usanzwe n'umukinnyi wa Rayon Sport washoje amasezerano tumazigiye tuvuga ko bari kuganira kongera uragiye nkuru operation okay senior Karenzi ubwiye imyaka agomba gusinya ni imyaka 2 yego signing on ifa agomba guhabwa miliyoni 45 yasabaga menshi kurushaho ritanga make bumvikanye 45 sare miliyoni 2 n'igice uburenze w'ikiko ngiye iranze uvuga igihe Karenzi urayivugaho iki yewe amakuru mfite atandukanye nayo nawe watubwira cyangwa se Kazungu
iradiyo nzayibasigaho kazoza kavuga muri aperi karenza avuga muri reyo inkuru za rero ndazitinya kuva eske ahari urazitinya nizo adahari kwitondera nagerageza ahubwo hari inkuru mvuga adahari nagerageza kuko adahari bigeze kunyobya muhajirinjira mu biro na Christian hari inkuru zo muri reyo njya mvuga karenza akazivuguruza atari uko atari zo umuntu ahubwo ari aravuga uko ngo basinye ngo igihe cyo gutangaza ahereza ifoto ari muri office batamuha ahera mbabarira imbeshye ngaho duha inkuru itandukanye icyo navuguruza icyo nakwanga ubu ngiye kujya nkora inkuru nyandike kare kugira ngo nidusanga yarabayeyo nidusanga yarabayeyo nje nzana ibizibiti urugero hano nababwiye ko Christian ibiganiro nta kipe yo hanze afite mbabwira ko ekipa ari kuganira yari APR mwankubise hejuru karizungu menya yarasohotse icyo gihe oya nta muntu avuga ko APR itazongera itazifuza Christian mwarankubise rwose birangiye agiye muri APR ahubwo ari wowe bahoze banyohereza video babandi baturwanya amwohereza muri uburyo ngo wamwohereje muri kandi ngera kumugira inama ngo zo korohereza Rayon Sport je Christian amugira inama mubwira Christian mugiye Claude yaguma muri APR nta yindi kipe jya muri Murera uzamura izina ryawe icyo umuntu wese rego uretse kuba Claude yavuye muri APR nayo irabizi ko itari kugura Christian iyo Claude iguma iyo APR iguma na Claude Christian ari kujya muri Rayon sibyo inama yarayumvishe rwose ngo waraga kase banirivara kamuhaye sibyo inama yari yayakiriye ariko ifaranga APR muhaye ni byinshi urabyumva ariko bintu byo kujya guca ku ruhande ngo hari ikipe ngo Rwanda ingo yo hanze nabwiye ni APR no busiyo ya kabiri kuri Claude ni APR iyo ni yari bombe ntimwayirengagije indi bombe nabahaye niye ni bombe nyinshi cyane zo muri sport njyamba waduhaye za zindi zamushimire ahubwo njyewe ahubwo njyewe dore bitandukanye kandi nawe uzamucunge neza kurwanya hari inkuru mvuga karenza kumva we raziranye hari inkuru mvuga karenza kumva kubwe itari yakageza igihe cyo kujya hanze itari yagahiye ubwo ukayikura hahandi none kandi ayikurienda none akayikasa kandi ukazasanga niyo yagarutse hari icyo ntari ukumva nk'urugero utanze ni ya Christian si umukinnyi wa Rayon si inkuru yo muri Rayon kwizera yayikashije nkuko n'andi makipe yamushatse yagiye kwikasa kandi avuze ko afite amakuru ahabanye nayo ariko sinshaka kuyavuga kugira ngo utavuga ko nakuvuguruje oya mvuguruza kare uri boss mvuguruza kare njyewe urayizi ko nta kibazo cyanjye igikomeza inkuru kare njyewe mvuguruza urashaka ko mbwira ibya kwizera njyewe mbwira ibya kwizera kambibwira bare mbwira bare mu myaka 2 ambibwira bare mvuguruza rwose nene 5 ebyiri n'igice nene 5 mu myaka 2 nizo kambibwire abare aho bigezo Olivier Kwizera yaganiriye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport urumva Olivier Kwizera yahuye na directeur technique w'ikipe ya Rayon Sport ari babiri abana utinyira murenze ari babiri bakorana icyo bita hard kuko Olivier directeur technique avuga ko we uko avuga ati ntabwo dukeneye guhuzagurika mu izamu urumva umuzamu dufite yujuje kiriteri zose dukeneye ku muzamu imikinire dushaka gukina arayujuje afite ikirenge cyiza azi gutangiza umukino urumva asohoka neza ibintu byose karite zose z'umuzamu dukeneye Olivier arazifite so ku bwanjye nka directeur technique ekipe yaganira nawe mu bijyanye nta mikoro ariko hari ibyo nkeneye kuganira nawe jye nawe biri tekinike sibyo bijyanye kuki asiba imyitozo nta mpamvu kuki bigenda gutya Olivier yicaranye n'umuzungu araganira Olivier amubwira impamvu ze urumva simusibye imyitozo umuzungu arazemera aravuga ati turemeranye 100% arazemera cyane amubwira n'igisubizo cyazo urumva umuzungu yemeye impamvu zo gusiba imyitozo impamvu zo gusiba imyitozo anamubwira igisubizo azifitiye urumva so kubijyanye n'abatoza ba Rayon Sport bari d'accord na Olivier muri phase retour mu Rwanda niwe wabaye umuzamu mwiza muri phase retour clean sheet nyinshi imibare yatsinzwe match ibitego yinjijwe niwe muzamu mwiza wa phase retour mu gihe Rayon Sport yagize izamu ribi cyane phase kurusha andi makipe yose yo mu Rwanda yarahuzaguritse bikomeye cyane so
yaba ubuyobozi bwa Rayon yaba ubuyobozi buri tekinike bose bari tayari. Ikibazo cyari kuvuga ngo ni ku kihe kiguzi Olivier agomba kongera amasezerano. Icya mbere Lorenzo Mpakanye, urumva ugoye amakuru yakuyobeje, nta kiganiro na kimwe kigeze kibaho cya Olivier na Rayon kiganira ku myaka 2 y'amasezerano. Urumva ni amasezerano y'umwaka umwe, nta myaka 2 ihari niba byabaye muri kuri iki gitondo. Olivier na Rayon. niba byabaye muri iki gitondo. Nta byabaye. Olivier ntashaka imyaka 2. Ntashaka imyaka 2. Ni umuzamu uteganya gusubira afite hanze. target yo gusubira Umuzamu uvuga hanze. uti na retour nagurwa nkagenda. na retour nagenda na nyuma ya saison nagenda. Icyo nkeneye ni ukujyana Rayon Sport mu matsinda, hanyuma nkarwana no gukina izi match z'ikipe y'igihugu zo gushaka qualification y'igikombe cya Afurika. Nazitwaramo neza, nanakwitwara neza muri Rayon. Aho no rucabana. Nzabona kontra impindurira ubuzima inansobereza kariyeri. Kiguzi Urumva? So ikiganiro gihari hagati ya Rayon na Olivier ni umwaka umwe. Olivier yasabye Rayon Sport ibihumbi 35 by'idolari ku mwaka umwe. Urumva? Abasaba n'umushahara wa 3,500 ko ari menshi by'umushahara. 35 by'idolari bya recrutement. Kuba ku idolari rero ufite telefone hafi yawe n'umushahara w'ibihumbi 3,500. 35 mbere na mbere. Ko numva kaba ya James agiye 35 ni miliyoni 51. ngo ni 50 Katware 50. barata 50 Umushahara bingahe? 35 Tatanu. Nazo ni miliyoni 5 n'ibihumbi 100. Miliyoni 5. Miliyoni 50 na miliyoni 5 za sari. Emba mezi 10. Urumva? Nazo ni miliyoni 50. Miliyoni 50 miliyoni 60. ku kwezi. Rayemba mezi 10. Okay. N'amezi 10. Erega azatangwaho 100 Kazu, ibyo tuganira ibyo twaganiraga ibyo nibyo rero yanze. ibyo twaganiraga ku bakinnyi ba PL bari mu Mavubi kugira ngo bitandukanye n'ibyo bya Olivier. Urumva? Abakinnyi bamenye ko bafite agaciro, hari amakipe abahaye amafaranga. Urumva? Gufata risk rero nawe yo gusinya andavuga ati sari yose haza deal. Urumva? Impa 5 impa 10 abazamu barabuze, umuzamu w'ikipe y'igihugu abari imana. Kujya kumfunga. Urumva? Kujya kumfunga. Kujya kumfunga. Erega amasezerano ageranwa no ntabwo so gufunga ugereza aho yaba nabyumva nabi. Amasezerano afunga umukinnyi azirika umukinnyi. Urumva? Nawe agomba kunegosiya muri iyo range. Urumva? So miliyoni 50 mu mwaka umwe. Ibyo nibyo yasabye. Ibyo nibyo yasabye. Ibyo yemerewe ni ibihe. Ariko ibiganiraho meruka byari bigeze kuri Rayon Sport. Amakuru ari update iyo muri iki gitondo. Ayore yitanga muri iki gitondo. Rero yamubwiraga ngo Olivier turemera umushahara w'ibihumbi 2,000. Sibyo? Twayashyira mu manyarwanda turaguha miliyoni 3 z'umushahara. Sibyo? Recruitment turemera miliyoni 50 twari twateguye ko twaguha ku myaka 2. Twazigabanya 2. 25. Twakwishyura 25 ku mwaka umwe twaguye mu mushahara wa miliyoni 3. Bijya kuba nk'ibya Bedi n'umuntu yari yahawe. Urumva? Naho ngaho kugeza ubu Rayon ihagaze. Ariko igihari ni kimwe. Ku makuru mfite baraza guhuza, baraza kumvikana. Tegereza ko baraza guhuza. Management ya Olivier yongeragamo ibindi bintu bango clean sheet dukeneye kuyishyurirwa. Nundi niko bazamubasinga. Urumva? Prime ya clean sheet turayikeneye n'utundi nk'utwo tugize inzu ibiki ibintu nk'ibyo. Ariko igihari arakomeza kujyana muri arakomeza kujyana kuri moto y'abahinde. Sundi Olivier nta modoka cyangwa baramuha imodoka. Ariko se ikibazo cy'uko atabuze imodoka byakushaka sikuta yabaye kuri sikuta ye nibyo yikundira no murasta mu masezerano mashya nta modoka iri imutwara. Kareka
urumva nta modoka asaba magnifique akorera imbere Magnifique wari tayari skuta njyewe ayo makuru rwose atandukanye Urumva. amakuru atandukanye nayo mfite pe kandi amakuru mfite nayo iki gitondo rwose ngiye biratandukanye pe ayo makuru ntabwo ndi buyemere ngo ndaguma nayo mfite biratandukanye cyane oya ndetse turimo turemezanya utanze ayawe nanjye nanze ayanjye ubwo turareba aho byerekeza tuzabimenya twanabyibagiwe ariko ibyo nkubwira twanabyibagiwe nyine ko ari imyaka ibiri ibyo nkubwira byose ni kimwe nyine amakuru niba unyizera byizere ariko niba wizera waguhaye amakuru nabyo nta kibazo nizera wamaye amakuru wari we wizera nizera wamaye amakuru kuri ngo kugeza bibaye nibwo uzamuvaho nibwo uzemera ko akubeshya Gakwaya inkuru abwira Rikari tutarikana za ndari za Karenzi bari bamwe sibyo Rore reka nguhe amahirwe yo kwizera uwo muntu kugeza ibya Olivier birangiye cyane rwose kuko niba ari uko bimeze niba ibyo uvuze ari byo ntabwo bizarangira ntabwo bizarangira niba ari uko bimeze kuko nta there's no way umuntu usaba miliyoni 50 umuntu usaba miliyoni 50 ku mwaka umwe there's no way wamuha 25 ngo azemere iyo deal sibaho ahubwo hari n'abahera ku ijana bagasinyira 40 ibyo ni ibiganiro bitari serious nawe umukinnyi akubwira offre ukamubwira iyawe mukageraho muhurira umuntu usaba miliyoni 5 arajya kuri eshatu agakora kuri 5 by'idolari agera kuri 2 none ikintu none umuntu ngo wumvikanye na directeur w'ikipe ngo akabwira impamvu asi imyitozo ngo directeur akazumva hakubwiza impamvu niziye zituma siba njyewe navuze aho murenzi mutinyira urugane na directeur akamubwira impamvu asi imyitozo kandi akazumva ibintu bira directeur technique nta wundi uko bimeze ari oya surprise iri mu nkuru Karenzi ariko directeur technique ibyo directeur yumvisha impamvu asi imyitozo kandi akazumva kugeza mureba se murebye kanga abakinnyi nka Hazard batakoraga imyitozo rwose Zidane yabonye imikino wabigize ngo usiba imyitozo Lorenzo ubaje directeur technique kwizera Lorenzo ni mushya mu Rwanda kuburyo rufata icyemezo ntabwo aze kwizera directeur technique wa Rayon mbere yuko aza mu Rwanda yarebaga match za Rayon byibuze amezi 3 mbere buri match urumva nyuma yo kuza mu Rwanda yarebye Rayon Sport bitari munsi y'ukwezi n'igice ntabwo azi kwizera ubundi gutekereza nk'impamvu umukinnyi yabwira directeur technique w'ikipe nizeye impamvu ziri valide asaba uruhushya kujya asiba imyitozo rimwe na rimwe iryo kosa none nije muri transfer oya ntabwo ari kosa ni amayobera amatagatifu rwose nibwo nabyumva ngiye rwose kuva natangira nyine namayobera kugeza umenye icyo yamubwiye ni nk'iki se nzakikubwira nyine igihe cyacyo nikigera uko genda kiza nundi ko byarangiye ko yimwemereye wakitubwira ntizwizera agira ikihe kibazo afite ikibazo afite condition y'uburwayi afite mental condition muzima cyane nta kintu narenzaho nyine ihangane nzakikubwira n'igihe cyacyo nikigera ikintu gituma yemererwa kudakora imyitozo imwe oya ntabwo bimwemereye haravuze ko impamvu zumvikana yumvise impamvu atakoraga imyitozo muribuka mbazanira inkuru hano y'uko kwizera atajya gukora imyitozo yose buri cyumweru mwabanje kuvuga ngo ibyo ntibishoboka mu minsi ngo iyo tujya muri weekend kwa mbere arasiba kwizera asiba umunsi umwe cyangwa yewe nahuye n'umuntu wewe wavugaga ko adakora imyitozo ntabwo ari umuntu nkaho aza kuri match ntabwo ari umuntu ngiye wanga kwizera amaye inkuru nahuye n'umwe mu bakinnyi ba Rayon Sport iwe imyitozo yose mu rugo ndaje turi kwigana za ndani nk'umucuti wanyu arangiye ni an accident twageze kuri kwizera ambwira ngo kwizera ngo ntakora imyitozo ngo buri gihe ndumva se kubera iki anga ngo kwizera akwemerera imyitozo ibiri mu cyumweru uwa gatatu biterwa nuko yabyutse 600 bya essence se nabyo barimo yego yambwiye icyo gihe ntakora imyitozo buri gihe oya none ngo nyuma ya match kwa kundi warangiza match ntashobora kubyukira mu myitozo niyo wagira arasaba 600 bya essence muri harimo abakinnyi bahembwa ayo mafaranga ntabwo ari byo kwizera ahantu aba ntabwo imodoka yare ijyayo kandi none se bazakomeza kugera mu Busanza erega tuyubatse i Kanombe iyo yanegosiye umushahara nibyo byose arabibara 600 ya essence wibuke ko aho njya ntabwo 600 ya essence njya muza kumfata ngendira Unistar yumwe mu bakinnyi bariyo bazumvikana umuzamu wa mbere mu Rwanda kakanya bazumvikana ngiye rwose kuri kwizera ibyasaba nibahurizamo hagati ibyo Rayon Sport mu propose sinyavuze nanjye nibyo nakamuhaye 25 ku mwaka umwe umushahara miliyoni 3 cyangwa 2,500
akomeze igende kuri sikuta ye akomeze igendere kuri sikuta ye ahubwo noneho bamubwiye ngo nukora clean sheet 100 cyangwa 200 nta kibazo ubundi abazamu niko bakora amasezerano gukora imyitozo 2 mu minsi 5 ibyo byo nanjye nama bibera amatagatifu nanjye oya kugira ngo uzabyumve n'agaciro kabyo no kumenya iyo mpamvu nyiri tuma adakora kuko yakinnye match kwa gatandatu kwambe ntabwo kubera ko tudakurikira imyitozo kandi kenshi ba mu gitondo burya n'abakabibonye ntibabibona ni nawe wambwiye imyitozo ya mu gitondo irerwa n'abaki je nawe wambwiye ngo kwizera ngo ntakunda kujyana n'abandi muri bisi ngo ntabikunda rwose ko abayanga bintu bavuga ngo bisi ratinda oya ibyo kuvuga ngo ngaye arejyana n'abaki ntabikunda rwose kubera iki oya nuko hatuye itagerayo ntabwo bisi yari ijya mu Busanza uraba bisi umuntu igera mu Busanza ndetse bisi ishobora kubigarukira Kabeza yikundira privacy agajya mu Busanza niko nta mukino wa Kabeza nta mukino wa Yuba Kabeza akurumva wajya mu Busanza uri bujye mu Nzove ukazenguruka ukajya mu Busanza imyitozo ikazaba byasanye gutangira kare ikibazo kwa mu Busanza aho batuye aho bisi zitagera hari uburyo bafata moto bakajya guhagarara ku cyapa imodoka ikabanyureka ese bakabange ntibava mu rugo bakafatira no Kicukiro Centre sikuta ntabwo yamugeza ku Giporoso bakabange bafata moto ikabafatira no Kicukiro Centre sinyamabona bagiye mu myitozo bahagarara ku muhanda utabishaka kwa kwizera byonyine ejo bundi abahanzi bo muri Nigeria baje mu Rwanda abonye bagiye gukora remix bitwa babandi yakoreye promosiyo y'indirimbo kwizera avuye baramutegereza yari ari mu Mavubi urumva baramutegereza bageze mu Rwanda baramusaba nyine ngo babonana hagati njyewe rero sinjya mva iwanjye ntagiye mu myitozo ntabwo mwebwe mwankura mu rugo niba mushaka mwaraje mu Rwanda mushaka kubonana nanjye muransanga iwanjye ntabwo ngiye mva mu rugo muze mu rugo Abanyanigeriya bafashe imodoka bajya mu Busanza kwa Olivier ureba amavideo bafashe niwe mu rugo njye sinjya mva iwanjye sibye kuri amahanzi atanakomeye ntabwo yakora kwizera mu rugo rwose bagiye kubafasha abakorera remix kwizera yagize hit kwizera atwaye promoting uzabe na comments kuri YouTube n'abanyarwanda gusa ntabwo ari kugira views 50,000 nene se umuntu ibaza umuhanzi w'umunyanigeriya n'igihugu gituye kuri afite followers 45,000 kuri Instagram nayisa murusha fame nibwo gitangira ntabwo akomeye nuko afite akarimbo keza kwizera kunza ga promotinga nibwo gitangira ntabwo ari umuhanzi kwizera yagakuye ya promotinza kamenya nyine kwizera akunda umuziki indirimbo zabo urumva amaradiyo ama boom play akunda umuziki ashaka kuba yarasubscribe uri umuhanzi n'umuhanzi nyine utazwi ntabwo ari umuhanzi uzwi rwose ntabwo waba uzwi ngo uze muri Nigeria uze mu Rwanda gukora promosiyo y'indirimbo waza mu Rwanda ufite igitaramo kikuzanye abantu 45,000 kuri Instagram nayisara murusha kandi abwo ndabona abanyarwanda ubundi yarafite 30 urumva kuri YouTube ye Timmy Beats afite arukuntu gira karimbo keza utaramenyekana wenda zamenyekana upcoming ni keza ariko upcoming rwose kwizera yaragukundishije abantu baragakunda kuri kwizera nibyo urumva ntekereza ko nkuko bisanzwe bigenda dushaka kuza kubona poster y'umwaka umwe anyways twateye ko byanifodinga ari kurumva ko amakuru nyine akiri menshi iyo bikiri muri amakuru ya Lorenzo nayo niwaya kamera mu kitoze buri wese afite sources ariko nibaza ko mfite sources twanashimira Lorenzo ko ntabwo sources njye nta sources siringira ngira abantu bama amakuru amwe akaba yandi ntabeyo sources se n'umukinnyi ndetse n'umukinnyi ko yakubwira umukinnyi yakubwira ibintu nawe ntibibi iyo bakuyobeje urakaraba ntabwo ngikaraba nabo nkaraba hari umuntu unyobya ku bushake nuramukubonye umuntu wagwaye iyo nkuru nuramukubonye sinye umwaka umwe ntabwo nakaraba kuko n'umukinnyi yakubwira ikintu kandi azi ko aricyo kizaba bikarangira gitabaye umukinnyi warakubeye rero ubu Christian yagiye muri APR ariko azajya muri APR amenye ryari ko azajya muri APR abo yabwiye ko yajya gusura SG wa polisi ahafungiwe n'abakinnyi ba polisi akabwira ko azajya muri wamaze kumvikana nese yarabeshyaga ubwo se bazakarabe ngo yarabeshye ababwira nyine inkuru iri developer nyine ibintu bigenda bihinduka binese ibiganiro birimo nyine abashobora ku bintu bitandukanye njye ntabwo nakara umuntu unyobesha bishaka niwe nakaraba kandi abo ntabwo nkivugana nabo ariko umuntu umaye inkuru igahinduka ikivovinga se ibintu by'amafaranga umuntu wese afite ibintu nyine byari kunegosiya niyo hari ikintu
njye ntabwo nakara umuntu ngo nuko yambaye niba hari inkuru ikintu nibe navivuye inkuru za Rayon Sport kuri Sam Karenzi yakwibeshya ahandi mpamvu transfer ngenda zivuye ikibazo rero Rayon inkuru Sport ya Murenzi Abdara ikibazo rero inkuru zose ushaka yatwagira Yezu inkuru zose ushaka ntiyaziguha nanone kandi dukeneye inkuru kandi nyine ni ugutegereza igihe nari kumwe na Kayezu nimugoroba Amuhaye nagiye deadline. kumusuhuza yarambwira ngo umusubize Karenzi nase wambaye inkuru yo muri Reyo arakwangira Ati arabyanga ntayo. arambwira ati nta nkuru twagura mu ngamba z'ubwirinzi niko Ko yakubwiye yambwiye. openly cyane uri mu Rwose. ngamba z'ubwirinzi yari kumwe n'abantu nka batatu ngo ni mu ngamba z'ubwirinzi bivuze ngo abantu bamaze kujya kunsiga muri Reyo ku bayobozi ba Reyo bagusize icyasha nawe abantu bamaze Kuriya kujya kunsiga muri kwiyoza. Murera njyewe ntabwo nzatanga inkuru ngo mvuge ngo nayikuye kuri Abudara nta nkuru nkura kuri Abudara nta nkuru nkura kuri Gakwaya nta nkuru nkura kuri Ndese nta nkuru nkura ku muyobozi wa Reyo inkuru za Rayon Sport Ni abanyamupira bari zifite hafi abantu ngo. babiri bavivuwe Ricard ushobora kuyihabwa na Gakwaya Karenzi ushobora kuyihabwa na Murenzi yakomeye inkuru ukambuza kuyivuga wahireka njyewe ntabwo nambukiza uruce guhabwa inkuru ngo ijye ku gihe cyo kuzayivuga Deteni yababujije gutanga amakuru ko Murenzi nawe asigaye nyakumana ni inkuru iminsi 3 ngo nzayivugamo uburenganzira nayo wampa nayireka rwose ntabwo nabishobora pe njye ntabwo nawe umwizerwa mu ikipe nibibaho ntabwo ushobora muri weekend Rayon Sport iratangaza ye ngo urampe inkuru umukinnyi No, urampe no, inkuru umva ngo indi tuzakubwira igihe cyo mpamvu- kwivuga umva gute indi mpamvu utazamwizerwa weekend Lorenzo agira Rayon ukuri Sport- kwinshi ibintu bitagenze neza ubwo ahita agukaraba anjyewe ntabwo ubwo urumva yagenderwaho umva hano uburyo Abdara aidondo mbaye umwizera nazajya mpora ngushyigikira buri gihe umva kandi uburyo byashoboka Abdara amaze nako Gakwaya amaze kuyitanga Utiki? muri weekend Rayon Sport Aha. iratangaza undi mukinnyi mushyashya umunyamahanga kandi Karenzi Ese yatubwiye ngo wasinya basinyishije umuwinga Umunyamahanga ibaze ugenda ko Kubwe aratangazwa muri iyi weekend Avuye. ko ariko Rayon Sport yasinyisha umuwinga nzahabwa ntitubimenye ariko ngenzi ko ari umukino wa Rayon Sport bishye wasire yatangaje ko abakinnyi bose rizagura amaze kubasinyisha amaze kumvikana nabo bose byarangiye nta mukinnyi Ku rugero rwa mirongo- rizasinyisha okay reka babwiye kuri ryo rwa 60% Rayon Sport ishobora kuza gusinyisha umukinnyi w'umunyakongo Brazzaville okay kariyeri yanjye si udashingiye kuri Rayon Sport nshobora no gukora ibiganiro navuze Rayon reka Sport muzeski atubwire umwanya kina njye naho kariyeri yanjye ishingiye kuri Rayon turashingira kuri Sport Rayon ariko nta nubwo turi muri Kuko kariyeri ibyo rero siko navuga ngeze ko navuga na polisi ibyo bintu byo njyewe ibintu byo gushumikana n'abayobozi b'amakipe ngo bajyame inkuru Ariko si inkuru byose iyo mbonye kibazo. ndayibona oya nta kibazo uretse ibintu byose ni ibibazo ahubwo ni ukuvuga ngo nahise aravuga ngo akantu ko kumwizerwa njye sino mwizerwa mu ikipe Ntabwo bishoboka. kumenya umwanya kina turamenya kuri Karenzi ubu se bazana umukinnyi w'ipfube ugahita umushima ntabwo bikunda regiye kuzana kuko haba hari abazifite ntabwo aziduha zose ariko abazifite Karenzi ejo yaravuze ngo Rayon yamaze gusinyisha umuwinga ariza depa arabivuga ngo kuri 7 amaze gusinya ariko ntiwamumenya ngo ninde ntabwo ariko ndabyumva Rayon Sport isigaye ifite ubwoba ko gapapu se hari n'abo babuza kuza babuje umwataka w'umunyakameruni muri Nyakameruni baramubwiye ngo uje mu ikipe itishyura babuje idahemba umudefansiri wo muri Congo Brazza kuza muri Rayon ntabwo rero gutangaza match umukinnyi Rayon itarasinyisha utarasinya ubu Rayon ikibishaka bari mu biganiro ngo Rayon igiye kuzana uyu mukinnyi ukumva ngo byapfuye n'ubu rwose iyo biba ari ibikunda Rayon Sport kuri yitwaye ku isoko muri iki cyumweru umuntu witwa Eri Tatu nuko hari abantu batamwishimiye muri aperi babara muri aperi yego umuntu witwa Eri Tatu nuko hari abantu mu buyobozi bwa aperi batabyumvaga transfer yari yabaye Eri Tatu wa mwana witwa Moza Daniel ngo ntabwo azaza muri Rayon kubera ngo deal yaranze babyitambitse deal yaranze rwose wo mupeto wa Etoile de l'Est ubwo arakomeza arerwe na Etoile yanze Moza Daniel babimbwiye ejo hari umunyamakuru wayimpaye rwose umukurikiranira hafi cyane ubwo urumva inkuru za Rayon zo kwihutira gutangaza Moza Daniel ntabwo niba utarasinyisha nka Christian uriya wavuye muri Mukura ibyo ndabyemera utarasinya byihorere kandi murenzi koko iyo mpamvu afite irumvikana Rayon iravuga ngo mu biganiro n'umukinnyi runaka Musa Christian ntiyagiye si urugero rwiza ushobora kumbwira ngo umwana ngo Moza Daniel so Moza Daniel impamvu atasinyere yose ni iyi umukinnyi w'imyaka 18 ni muto avuye mu ikipe ikomeye avuye mu cyiciro cya kabiri umukinnyi ashobora kureba mu nyungu ze za development umukinnyi akangareyo oya kereka ahubwo niyo bonye indi offre nziza yayanga hari icyo umukinnyi mwana y'imyaka 19 hari igihe areba akabona wa mugani no kuzuza liste gusa no kwerekana kuri liste yabona atazabona imikino atazidevelopa neza akabyanga yabyanga rwose si bisanzwe se umukinnyi ashobora kwanga ikipe rwose nese umukinnyi yazahemba amafaranga menshi ngo aje gukirira muri Rayon Sport ntiyama amafaranga menshi umukinnyi utazakina si byo se
umukinnyi ashobora kureba rwose yabona arareba ari avuga ibya ati lisite singiye kuba gusa Petit rwose Pascal akabyanga rwose Petit Messi. ese ubu ntangiro nziza yareberaho